Welcome, tuguhaye ikaze kuri Ben Wijay. Muri iyi video ngiye kuba nakubwira top 10 y'abahanzi b'abanyarwanda bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Bana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye maze wumve neza uburyo bakurikirana ku murongo bitewe n'ibyo bagiye bakora bitandukanye. Tudatinze ku mwanya wa mbere tuhasanga umuhanzi Israel Mbonyi, uzwi mu njyana ya gospel, akaba akurikirwa n'abasaga miliyoni 2,110 aka kanya tuvugana. Video amaze gusohora cyangwa se indirimbo bita Nimezikumbuka imaze kurebwa n'abasaga 336 ku rubuga rwa YouTube cyangwa se ku muyoboro we wa YouTube. Hanyuma ku mwanya wa kabiri turahasanga umuhanzi Meddy, nawe uzwi mu njyana ya gospel, ukurikirwa na miliyoni 1,670, akaba amaze amezi agera muri 5 asohoye indirimbo bita Blessed, ikaba yararebwe imaze kurebwa na miliyoni 3,200 ku rubuga rwe rwa YouTube. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanzi uzwi ku izina rya Munyakazi ariwe Bruce Melody, ukurikirwa n'ibihumbi 847. Video amaze gusohora cyangwa se indirimbo yise Test Me Careful imaze kurebwa n'ibihumbi 39. Uyu Bruce Melody uzwi cyane ku izina rya Munyakazi bitewe n'abahanzi yagiye azamura mu muziki nyarwanda tuzimo nka Chris Easy, Juno Kizigenza nk'uko yabirimbye mu ndirimbo ye yise Nightmare avuga ati Munyakazi yazanye icyana, numvaga kweri nanjye nzahomba. Ibi rero ni bimwe mu bikorwa bituma Bruce Melody yitwa Munyakazi, kuko afite benshi kandi byinshi yakoze mu muziki nyarwanda kugira ngo uzamuke. Ku mwanya wa kane turasanga umuhanzi bita Chris Easy, ukurikirwa n'ibihumbi 659 ku rubuga rwe rwa YouTube. Akaba yaramaze iminsi cyangwa se amezi asohoye indirimbo yise Naomiya imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 1,100 ku muyoboro we wa YouTube. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umuhanzi The Ben, ukurikirwa n'ibihumbi 535, amaze iminsi yarakoze video cyangwa se indirimbo yise Icyizere imaze kurebwa n'ibihumbi 47. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga umuhanzi Juno Kizigenza, ukurikirwa n'ibihumbi 506, akaba amaze iminsi igera muri 6 asohoye indirimbo nshyashya yise Mariza wanjye, kandi akaba anaduteguza alubumu ye nshya ya kabiri izatangirana n'uyu mwaka wa 2026. Uyu Juno Kizigenza akaba azwi cyane ku izina Ikirura cyangwa se kuri logo ye twavuga nka Huha. Akaba amaze iminsi rero asohoye iyo ndirimbo yise Mariza wanjye ari kumwe n'umuhanzi Ruti Joel. Iyo ndirimbo ikaba imaze kurebwa n'ibihumbi 196 mu gihe cy'iminsi 6. Ku mwanya wa karindwi turasanga umuhanzikazi bise Bwiza Emerance, wamenyekanye ku izina rya Bwiza, akaba akurikirwa n'ibihumbi 414 ku muyoboro we wa YouTube. Amaze iminsi asohoye indirimbo yise Boda Boda, ikaba imaze kurebwa n'abasaga ibihumbi 377 ku muyoboro we wa YouTube. Naho ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzikazi witwa Ariel Ways, ukurikirwa n'ibihumbi 349 ku muyoboro we wa YouTube. Amaze iminsi cyangwa se amezi asohoye video yise Mbeshya Live Performance, ikaba imaze kurebwa n'ibihumbi 15 ku muyoboro we wa YouTube. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzikazi Butera Knowless, ukurikirwa n'ibihumbi 338 ku muyoboro we wa YouTube. Amaze amezi akoze indirimbo yise Umutima, ikaba imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 2,200 ku muyoboro we wa YouTube. Naho ku mwanya wa 10 ari nawo wa nyuma turasanga umuhanzi Neringabo, umaze amezi asohoye indirimbo yise Look at You ari kumwe na Platini P, ikaba imaze kurebwa n'abasaga ibihumbi 514 ku muyoboro we wa YouTube. Uyu Neringabo akaba akurikirwa
338 ku muyoboro we wa YouTube. Muri iyi video rero twagiye tubona abahanzi batandukanye video bamaze iminsi bakoze cyangwa se indirimbo, tureba n'ababakurikira. Niba ari ikibazo ufite cyangwa se igitekerezo waba ufite, wacyandika muri comment tukazagufasha cyangwa se tukagukorera video nziza ibigusobanurira. Nawe utaha mu yindi video.